Amahoro ya Kristo naganze mu mibereho yanyu mu buzima bwanyu. Turi kuwa gatandatu tariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Ni umunsi w'173 w'umwaka. Iri mfasha ry'umunsi tugeze ku gice cya 385 muri kumwe na Fulgence Mutabaruka. Tuganira ku ijambo rivuga nanone ngo mwuzuze ibibindi part 2 cyangwa se igice cya kabiri. Abami ba kabiri igice cya 4 umurongo wa kabiri avuga ngo Elisa aramubwira ati none se nkugire nte? Mbwira niba hari icyo ufite imuhira. Nawe ati umuja wawe ntacyo mfite imuhira keretse agaherezo kutuvuta. Aramubwira ati igenda utire ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe bose, ariko ntutire bike, maze winjire mu nzu n'abana bawe ukinge utwo tuvuta udusuke muri ibyo bintu byose, ikintu cyose uko cyuzuye ukibike. Imana idufashe cyane. Topic iravuga ngo mwuzuze ibibindi. Uyu mubyeyi ni umupfakazi, umugabo we yapfuye, amusize mu ideni rikomeye. Umwishyuza araje aravuga turanyishyura. Ati nta bwishyu mfite. Ati rero ndajyana abana bawe bajye kuba bacakara kugira ngo bahinduke ubwishyu bw'ibyo bw'umwe n'umugabo yaramfitiye. Elisa umukozi w'Imana ahengutse amutekereza ibyabaye byose. Aravuga ati noneho rero reka nkwereke, genda utire ibibindi, utire amajerekani, utire amabasi, utire indobo, ikintu cyose kirimo ikintu gisukika. Hanyuma ufate utwo tuvuta twawe usukemo, hanyuma urebe igitangaza kiri bukoreke. Uzuza ibibindi. Hanyuma umudamu ntiyigeze ashidikanya, yafashe ibibindi, afata isafuriya, afata ibikombe, afata amasorori, arangira amushirangira amaturanyi naho atire ibintu byose bisugika, asuka mu tuvuta. Hanyuma ibindi biruzura. Hanyuma agiye kureba asanga ni amavuta yuzuye. Uzuza ibibindi. Nje kubwira ngo gira kwizera kwagutse, gira kwizera kwagutse. Ntugatekereze ibintu bitoya, utekereza binini. Nutekereza kugenda, nutekereza kugura imodoka, ntugatekereze kugura akamodoka kagasura myotsi kari aho ngaho. Utekereza imodoka nziza. Nutekereza kubaka inzu, tekereza kubaka inzu ikaze. Nutekereza gucuruza, tekereza gucuruza ibintu bifatika bigaragara. Nutekereza, ariko rimwe na rimwe ibyo ngibyo ikintu cyose kigira aho giheje. Ushobora guhera ku bintu bitoya ariko ufite inzozi z'ibintu bikaze. Ntabwo nshatse kukubuza ngo ibyo utekereza ushobora guhera ku bushobozi butoya cyane, kuko rega burya nubara ahera kuri 1 na 0 irabara. Nubara ahera kuri 1 yes, kansobanuye yuko na 0 burya irabara, niko bisi mibare bavuga. Hanyuma rero ariko nubwo uhere kuri ibyo bigaragara nk'ubusa, ariko gira inzozi z'ibifatika. Gira inzozi z'ibifatika, utekereze bigari, kuko akenshi Imana ikorana n'imitekerereze yacu. Ibyo utekereje iby'Imana ikoreramo, uko wizeye Imana ikuyibona. Niba wizeye Imana kuyibona mu bitoya, uzayibona mu bito, ariko niba wizeye Imana kuyibona mu bigari, uzayibona mu bigari. Uzuza ibibindi, uzuza ibibindi. Gira kwizera kwagutse. Hanyuma umudamu aragenda agurisha amavuta, umwenda wari urimo urashira, ashinga business. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints, kuko ari yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu cyimbo, umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshya aho dutuye naho dukorera. Hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite nasigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswa ahandi, duhe komande. Ikoranabuhanga ryacu ritunganya mu kanya nk'ako guhuya. Mu Rwanda kandi twihariye gukora amastike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri. Produit za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose, naho kurangura ni Remera ya ruguru ya gare, ku Muhima hateganye na Hotel Kapi, mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive, i Musanze ni Rusizi, ariko